ntumpiteho mukiza. Ese Imana yakwirengagiza cyangwa yaguhitaho yaraturemye mu ishusho ryayo? Ntabwo ishobora kubikora, kuko Imana irakuzi neza utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Ayo magambo yayabwiye Yeremiya, iramubwira ngo ndakuzi neza utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ndetse n'umusatsi uri ku mutwe wawe uwo musatsi nari nkuzi. Icyaha ni igituma utabona ubwiza bw'Imana, icyaha ni igituma umugisha wawe utagomororerwa, icyaha ni igituma amasezerano yawe adasohora, icyaha ni igituma hari ibintu byinshi utabasha kuba wabona imbere y'Imana. Ariko ngo abamenye iri zina ry'Uwiteka, ndagira ngo wongere wisubiremo, wongere unihire Imana, wongere wibwira ati Imana, hari ibyo nakoze bitakunejeje, hari ibyo nakoze, hari ibyo nabayemo, hari ibyo nkirimo, hari ibintandukanye n'ubwiza bwawe, ariko nkeneye ukuboko kwawe, nkeneye ko wongera ukambabarira, nkeneye ko wongera ukagomorora imigisha, nkeneye ko wongera ukanshyira mu gitabo cy'ubugingo. Mureke twiyeze tunitunganye aho tugenda hose, kuko Uwiteka warahari mu buzima bwacu kugira ngo abashe kuba yagira icyo yakora. Muririmbyi arongera aravuga ngo uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu Kristo nashimwe, umwami wacu uduhaye amahoro, uduhaye kuramba, uduhaye kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Nongeye kubasuhuza rwose mu izina ry'uwo mwami wacu Yesu Kristo, umwana w'ikinege wemeye kubambwa ku musaraba kugira ngo nge nawe tubashe kuba twahabwa ubugingo buhoraho. Amazina yanjye twibukiranyije nitwa Cyuzo Giovanni, nkaba ndi umuvugabutumwa bw'ijambo ry'Uwiteka. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu cyerekeranye no kwiyeza no kwitunganya muri iyi nzira yo gushaka agakiza, cyangwa se muri iyi nzira yo gushaka imbaraga z'Uwiteka. Ese kwiyeza no kwitunganya ni ikihe kintu byaba bisobanuye kugira ngo tubashe kuba twahamagara Imana nayo yumve gusenga kwacu kandi ibashe kuba yasubiza ibyo turimo tuyisaba? Buriya ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ariko ikindi kintu, ntago wasenga wanduye, ntago wajya kurya ufite intoki ziriho nk'imyanda cyangwa se ziriho nk'isayo. Burya ngo urabanza ukagenda ugashaka amazi n'isabune, warangiza ukitunganya, ukaza ku meza ugafata ibyo kurya, ibintu bikagenda neza. Nanjye rero ndabashishikariza aka kanya mu ijambo tugiye kuganiraho, nagira ngo tubashe kuba twahugurana, duhugurane kuri iri jambo rivuga ngo kwiyeza no kwitunganya muri ibi bintu by'agakiza k'uyu mwami Yesu twakurikiye. Ese wasenga utitunganyije ukumva yuko uhamanya n'umutima wawe ko isengesho ryawe riri bugere ku Mana? Rero icyo nagira ngo aka kanya tubashe kuba twakunguranaho ibitekerezo bene data, cyangwa se duhuguraneho n'abasangizaga iri jambo, ngira ngo nkumvishe yuko burya ngo umwana ntago ashobora gutaha asa nabi ngo nyina namwarurira ibiryo, cyangwa se najya gusangira nabo bavukana ngo asangire nabo afite imyanda mu ntoki, cyangwa se adasa neza. Burya ngo umubyeyi arabanza akamushakira ibimutunganya, yarangiza nawe akagira iki, akajya gusangira n'abandi ku meza. Rero wowe mukuru wamenye iyi nzira, ukamenya iyi nzira y'agakiza, ukamenya iyi nzira y'uburyo bwo gusenga no kugirana ubusabane n'Imana, banza umenye ko kwiyeza no kwitunganya ari cyo kintu cya mbere. Burya ngo hari ibitambo byajyaga bitambwa mu gihe cya kera, abantu bagashaka ibitambo byoswa, abandi bagashaka inuma z'intungura, abandi bagashaka intama n'amahene, bakaza bakabibaga cyangwa bakabikinja kugira ngo Imana ibashe kuba yahumurirwa na cya gitambo cyabo batanze, maze bagirana ubusabane n'Uwiteka. Ariko ngo umwenda wera waratabutse ahera kugira ngo tubashe kuba twakwigererayo, maze nusenga isengesho ryawe ribashe kuba ryagera ku mwami Uwiteka. Rero nagira ngo nkubwire aka kanya ko ugomba kwicara ukabuzi neza yuko kwiyeza no kwitunganya ni igikorwa gikorwa mbere yuko wowe ushobora kugira icyo usaba Imana, kugira ngo Imana ibashe kuba yakumva kandi yumve gusenga kwawe idashyizemo ikintu twita nk'amananiza. Ntago Imana ijya yanga abayigana, kuko Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha. We iyo wakoze icyaha uba ugomba kuza imbere y'Uwiteka ukiyeza ukitunganya, ukayibwira ngo Mana mbabarira, nakoze iki ngiki kitari gikwiye, ndi umwana w'Imana, ndi umwana wawe, nguciriye
nciye bugufi mfukamishije amavi y'umutima kugira ngo unyeze untunganye maze nongere ngirane ubusabane nawe. Ese iki kintu hari icyo cyaba kije kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese iki kintu hari icyo cyaba kije kuba cyagufasha mu buzima bw'umusenzi cyangwa se mu buzima bw'uwizera? Abamenye iyi nzira bakamenya aka gakiza twakurikiye birinda kwisanisha n'ibyaha. Banza uve mu byaha kuko ngo kuva mu byaha niko kujijuka, nurangiza ushaka ubwami bw'Imana kuko buragutegereje. Imana yo yemeye kugira ngo uzajya aza imbere yayo cyangwa se uzajya avuga yuko akeneye imbabazi, kuko Imana ari inyembabazi kandi kabinyempuwe, azajya abasha kuba yababarirwa. Twe nta kindi dusabwa aka kanya no gucira bugufi Imana, tukabasha kuba twayibwira ibitunaniza n'ibituruhije, ariko mu buryo bwa mbere twabanje kuvuga tukavuga ngo kwiyeza no kwitunganya. Kwiyeza no kwitunganya nicyo kintu kiguha kugira ngo usabane n'Imana, nicyo kintu kiguha kugira ngo wegerane n'ubwiza bw'Uwiteka, nicyo kintu gituma Mwuka Wera adashobora kuba yahunga mu buzima bwawe. Burya ngo ikintu cyonyine gishobora kuba cyaguha isuku kugira ngo usangire ku meza amwe magari n'Uwiteka nuko ugomba kwiyeza, warangiza ukitunganya, hanyuma ukagira iki, ugahura n'Uwiteka. Imbaraga z'Imana rero zongere zibabeho. Ahantu natekereje ndavuga nti hari indirimbo yo mu gitabo cyangwa se indirimbo za gushima Imana n'indirimbo z'agakiza duhuriyeho twese. Hari indirimbo ya 36 mu ndirimbo zo gushimisha iravuga ngo ntumpiteho mukiza. Ese Imana yakwirengagiza cyangwa yaguhitaho yaraturemye mu ishusho ryayo? Ntabwo ishobora kubikora, kuko Imana irakuzi neza utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Ayo magambo yayabwiye Yeremiya, iramubwira ngo ndakuzi neza utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ndetse n'umusatsi uri ku mutwe wawe uwo musatsi nari inkuzi, kuko ngo niyo yaturemye kandi yaturemye mu ishusho yayo. Hari uburyo yadushakaga kugira ngo tujye tugenda, hari uburyo yadushakaga kugira ngo tujye tubasha kuba twakurikiza amategeko nk'uko yatubwiye. Buryo uko bimeze kose, umuririmbyi waricaye yuzura umwuka aravuga ngo ntumiteho mukiza, wumva uko nganya, ugendere nk'uko ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Ariko umuririmbyi hano yari yuzuye umwuka, arareba aravuga ngo ese nazajya mbwira iki Imana cyangwa nagirana busabane ki n'Imana ntabanje kwiyeza ngo nitunganye? Aravuga ngo Yesu mukiza, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige, ngo mpakwegera intebe yawe mpabwa imbabazi. Yaricaye yumva ko agomba kwaka iki? Kwaka imbabazi. Kwaka imbabazi nk'uko umwana akosereza umubyeyi. Burya ngo umubyeyi yishimiye yumvisha umwana abashe kuba yamwaka imbabazi, yishimiye abonye umwana hari icyo arimo arashaka kugana nko mu nzira yo kuvuga ngo ahangaha ngo nakosheje. Rero Imana yacu Data iradufite mu biganza byayo. Amahoro y'Umwami Yesu Kristo reka gumya abane namwe. Mwe mwemeye guhinduka, mwe mwemeye gutandukira icyaha n'igisa nacyo, mwe mwemeye kugira ngo mujye mwiyeza mwitunganye. Reka tubeho twiyeza twitunganya, kuko ngo umunsi ngo wanyuma Kristo azahagarara mu gice aje gutwara biwe, nawe uzisange mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo nkeneye kugira ngo uzasigare mwene Data, ntabwo nkeneye kugira ngo uzasigazwe n'ibyo byahurimo, ntabwo nkeneye kugira ngo uzasigazwe no kuba udakiranukira Imana. Kiranukira Imana kuko ubwami bw'ijuru buri hafi, kandi ubwami bw'ijuru burakwegereye. Nta uhejwe kuko twese dufite tike nta yindi, ni ukumenya kwiyeza imbere y'Uwiteka, warangiza ugasenga kandi ufite umwete, kuko Uwiteka we yiteguye kugira ngo atwakire. Igitero cya kabiri, we yarakubwiye ngo mpakwegera intebe yawe. Ese wakwegera intebe ya Data gute? Ese wakwegera intebe y'Umwami wacu gute? Wakwegera intebe y'Imana yacu gute? Wakwegera intebe ya Yesu Kristo gute? Ayo ni amaraso n'ibitambo yemeye kugira ngo adutambire, kugira ngo twe twese twemeye kugira ngo tuzamukurikire, tuzabashe kuba twaragwa iki? Ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nta handi, naho tuzagera hari ibyiza, naho tuzagera tutazabasha kuba twakumva tujegeza cyangwa tutazabasha kongera kwicwa n'inzara. Rero we umuririmbyi yaravuze ngo mpakwegera intebe yawe mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye mpakukwizera. Mpakukwizera, yongera ko kanaravuga ngo mpakukwizera. Ariko ngo yapfukamiye Imana ababaye. Ni hamwe uzumva yuko wababajwe n'ikosa wakoze cyangwa wababajwe n'icyaha waguyemo. Abantu benshi turi mu isi y'ibyaha, turirukanka mu isi y'ibyaha, kandi burya ngo Imana y'ijambo ryayo rikatubwira ngo nuzi imbere y'Uwiteka ukeneye kugira ngo wiyeze witunganye, Imana izongera ikubabarire kuko ni inyembabazi kandi ni inyempuhwe. Bene Data, twongere twige ikintu cyo kwiyeza no kwitunganya.
twongere twiga ikintu cyo kugira ngo dugirane ubusabane n'Imana, twongere kwiga ikintu gishobora gutuma Uwiteka tubona mu ishusho yiwe. Burya ngo uko byagenda kose kabone naho ibyaha byatukura tukutuku, ariko Uwiteka yiteguye kubyeza akabihindura nka sherege, akabihindura nk'ubwoya bw'intama. Burya ngo ubwoya bw'intama burera, ikintu cyose cyera. Burya natwe dukwiye kwisanisha nacyo. Rero ngo naho byatukura tukutuku, mwene data itegure yuko nujya imbere y'Imana. Twese turi mu isi ntago turabera, ariko abakiranutsi bagerageza kugendera mu nzira nzima no mu nzira igororotse, kuko bamenye uyu mwami wacu ko atavangirwa n'ibindi bintu cyangwa se atavangwavangwa n'ibindi bintu. Bemera kugira ngo bareke icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo bajye bagenda mu buzima bwa buri munsi basatira ya ntebe y'Uwiteka, basatira bwa bwiza bw'Uwiteka, basatira ijambo ry'Uwiteka. Twe twamenye uyu mwami, nawe wamenye uyu mwami urimo urakurikirana iki kiganiro cyangwa ukuguhugurana tuba turimo, kuko ijambo ry'Imana nta muhanga waryo, ariko burya ngo abaryubaha nabo Imana izabubahisha. Ngo ijambo ryayo niriba muri twe, amagambo yayo naba muri twe, nituba mu ijambo ry'Uwiteka nta kintu n'iki na kimwe tuzabura. Amagambo yayo rero mureke yibere muri twebwe, kuko icyo dutegereje imbere nuko dutegereje kongera kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ese azagaruka uri hehe? Azagaruka uhagaze gute? Azagaruka wariyejeje? Azagaruka waritunganyije? Azagaruka ukiri mu isayo y'ibyaha? Cyangwa azagaruka uri uwera? Haranira kugira ngo azagaruke uri uwera, haranira kugira ngo azagaruke umeze neza, azagaruke usa neza, kuko ngo hari ameza magari y'abera bazicara bagasangiriraho. Ayo niyo dukeneye kugira ngo tuzasangireho, kandi icyo dusangira ni iri jambo ry'Imana, icyo dusangira ni ubu bwami bw'Uwiteka. Haranira kugira ngo rero kabyarawe nshuti y'umusaraba nawe utazisanga uri muri babandi bazagana Gehenomu, ahubwo uzaharanire kugira ngo uzaba uri hehe? Uzaba wicaranye n'Imana Data, uzaba wicaranye n'Umwuka Wera, uzaba wicaranye na Yesu Kristo wakurikiye, uzaba wicaranye n'abamarayika. Ahubwo ibyo byose bikorere kugira ngo wubahishe Imana. Yo yemeye kuguhitamo, ikaguhitamo nk'umwana wayo, ikaguhitamo nk'uwigomba gukoresha imirimo, ikaguhitamo. Reka kujya ku ruhimbi, reka kujya ku ruhimbi umeze nkaho wuzuye ibyaha, usa nkaho waraye ukoze ibibi, usa nkaho waraye ukoze ibidakorwa. Ahubwo wibuke kwiyeza uko byagenda kose, kuko Imana yo yiteguye kutubabarira, yiteguye kutwe. Abantu b'iyi minsi hari byinshi turimo dukenyereraho, hari byinshi turimo tugenderamo, hari byinshi tutarimo turasobanura. Ukarara wakoze ibintu bitandukanye, ntabwo ngiye kubivuga, buri umwe azibye, azi intege nke zaho ziri, azi ibimugushaho biri, ariko yajya mu rusengero ntiyibuke kwiyeza no kwitunganya, ntiyibuke kwiyeza kugira ngo abashe kuba yagirirwa neza n'Uwiteka. Imana burya ngo yemeye kutubwira ijambo ryayo, itubwira ko yanga icyaha, yanga icyaha, ariko nyiri kugikora burya ngo aba yiteguye neza, azi neza ko agomba kumubabarira mu gihe yaciye bugufi, mu gihe yiyejeje, mu gihe yitunganyije. Bene data mureke tureke kubakira ku byaha, kuko ibyaha ni ibizira imbere y'Uwiteka. Icyaha ni igituma utabona ubwiza bw'Imana, icyaha ni igituma umugisha wawe utagomororerwa, icyaha ni igituma amasezerano yawe adasohora, icyaha ni igituma hari ibintu byinshi utabasha kuba wabona imbere y'Imana. Ariko ngo abamenye iri zina ry'Uwiteka kandi bakibuka, bakumva yuko ijambo ryayo ritubwira ngo uko byagenda kose inzira zose wanyuramo, burya ngo niyo wagoma, niyo wagenda ugaca ku ruhande, niyo wagenda ugasambana, niyo wakora iki. Simbashishikarije gusambana, sindimo ndavuga ngo hano ngo ndabigisha gusambana, ahubwo icyo ngira ngo nkubwire, wakwize gutunganira Imana kandi wabona ko cyanabaye kuko twese tutarabera imbere y'Imana, ahubwo ukibuka kugira ngo uce bugufi usaba Imana imbabazi, kuko Imana yo ni inyembabazi. Imana yiteguye kukubabarira, Uwiteka yiteguye kutubabarira, Imana yo yiteguye kuduha urufunguzo rushya. Ahubwo icyo dusabwa ni ukugira ngo tubashe kuba twakwiyeza, niturangiza twitunganye, maze ibyiza byose bigomorerwa n'Imana, Imana ribashe kuba yaduha umugisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Arongera aravuga ngo nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka,
nta wundi umuririmbyi yabwiraga, kuko yumvaga ko agomba kubwira Imana ye ko ari agomba kwizigira, kandi ngo nta wundi ashaka. Burya ngo ibyaba byose ibuka ko Uwiteka ari we mbaraga zacu, ari we nkingi ikomeye cyane, ari we wemeye kugira ngo aka kanya uba ugihumeka, kuko yemeye kukurinda, akurinda afite icyo ashaka kuzagukoresha. Ariko gute turimo turakoza Imana isoni? Gute turimo turavuga ubutumwa twubakiye ku nzaratsi? Gute turimo turavuga ubutumwa twubakiye ku bidafututse? Abantu benshi barajya mu bapfumu, abandi barajya mu marozi, abandi barimo barajya ku ruhimbi, baraye bakoze ibikorwa bidahaye Imana icyubahiro. Ibyo mureke tubyirinde, kuko biri mu bintu birimo biratuma imigisha yacu itagomororerwa. Igakwiyeza no kwitunganya imbere y'Uwiteka, ubwiza bwayo uzabasha kuba wabubona. Akanya nk'aka ngaka keza ububonye, wowe urimo urakurikirana iki kiganiro, ndagira ngo wongere wisubiremo, wongere unihire Imana, wongere uyibwira ati Imana, hari ibyo nakoze bitakunejeje, hari ibyo nakoze, hari ibyo nabayemo, hari ibyo nkirimo, hari ibintandukanye n'ubwiza bwawe, ariko nkeneye ukuboko kwawe, nkeneye ko wongera ukambabarira, nkeneye ko wongera ukagomorora imigisha, nkeneye ko wongera ukanshyira mu gitabo cy'ubugingo, ukankura mu gitabo cyo kurimbuka, kuko nabikoze nkiri iyo ngiyo. Hari ababikoze bakiri mu mwijima w'icuraburindi, mu isayo y'ibyaha. Hari ababikoze baramaje kumenya inzira y'agakiza, ariko nawe ngo Uwiteka araguhamagara kuko ntiyakwirengagiza. Ahubwo icyo usabwa, iga guca bugufi, wiga kugira ngo wongere ubwire Imana, Mana, nagize intege nke, mva mu byizerwa, ndakosa, nakoze ibidakwiye, ariko Uwiteka kuko uri umunyempuhwe, Uwiteka kuko ufite imbabazi, ndagira ngo unyeze untunganye, wongere unyakire mu bwami bwawe, wongere unyakire mu bana bawe, wongere unyakire mu bagomba kugukorera. Imana izabikorera kwiyubahisha, Imana iturebera aho tutareba. Bene data, mureke twige kwiyeza, twige kwitunganya, kandi icyaha tugishyire ku ruhande, twumve ko dutandukanye n'ikizira n'igisa nacyo. Imana izakugirira neza, Imana izaguha byose ushaka, Imana izagukorera imirimo n'ibitangaza, Imana izakwambutsa Yorodani kuri imbere, izakwambutsa nk'uko yabikora Abanyayisiraheli, ikabavana mu buretwa, ikabambutsa ikabageza mu gihugu cy'isezerano. Egiputa yararuraga, ariko Uwiteka aravuga ngo nta kigomba kubatera ubwoba, nimwambuke mugende. Rero natwe ikintu turimo dusabwa, ibitugerageza bituri imbere, ibintu bitarimo birasobanuka imbere yacu, nuko hari ikintu kimwe tutarimo turakora. Muri iyi minsi turajya mu materaniro yera, tukajya mu materaniro yera tutiyejeje, turajya ahantu tukajya kunihira Imana ku musozi, nyamara tutabanje kwitunganya. Wabona ibyawe bitarimo birasubizwa, ukibaza impamvu, ariko nuko ubutiyejeje ngo witunganye, maze Imana ibona hica, Imana ibona ikikora. Ntago byayinaniye, kuko igira inzira zirenga 1000, igira inzira zitandukanye zo kuba yakoramo ibyayo, ariko wowe wemeye kuyigandukira, ariko ukaba warongeye gusubira mu isayo y'ibyaha. Hari n'abantu muri iyi minsi basigaye bisomera agacupa, bakumva ko bagomba kujya imbere y'Imana, ubwenge bamaje kubudroga, kandi ibyo ntago bishobora kuba byahwana n'ugukeza abami babiri. Twirinde gufata ikirenge kimwe ngo tugishyire iburyo, ikindi tugishyire ibumoso, ahubwo mureke tugende straight, tugende mu nzira imwe, tugendere muri iyi nzira imwe, kuko iyi nzira imwe icyo turimo turasabwa ni ukugira ngo dukiranuke, kandi twiyeze, niturangiza tuzabona umugisha w'Imana. Bene data, uyu muririmbyi nge yaranyubatse, yaravuze ngo Yesu wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Ifuze ko nawe nk'uko Imana igenderera abera bayo, nawe itagusiga. Ese ubundi gute urimo urambwira ngo warasigaye, wemeye kugira ngo utakare, watatiriye igihango, indahiro wari waragiranye na Yesu Kristo, indahiro wari waragiranye n'Imana Data yacu, uvuga ngo nzagukorera, uvuga ngo nzabana nawe, ariko isayo y'ibyaha ikongera ikakugariza, ukongera ugatwarwa n'umutima wawe n'iby'iyisi. Hari byinshi bidushuka, ibyo mureke tubyirengagize. Bene data, mureke tubyirengagize, ahubwo twige kunyurwa n'ibyo tubona, kandi twiga gukorera Imana duciye bugufi, twitandukanye n'iyo mirunga Satana tuzirikisha akadushora mu bidafite umumaro, kugira ngo tubashe kuba twakongera kugwa mu cyaha. Irindi cyaha n'igisa nacyo.
ndagukangurira kugira ngo wirinde icyaha. Ndongera nkakubwira ngo Imana ifite imbaraga, Imana ifite impuhwe, Imana ifite urukundo, Imana yacu ntabwo ijya idutererana. Oh haleluya! Ababyumva mwese mwumve yuko icyo dusabwa ni ukugira ngo twe duce mu nzira dutunganye, tuboneye. Nitumara kubonera, Uwiteka nawe araza tumurikire nk'urumuri. Burya ngo ntawe ukeza abami babiri, kandi ngo burya nta mwijima ubana n'umucyo. Wowe niba urimo urajya gucuragura ukumva ko ugomba kuza no mu rusengero ukaza ukavuga ijambo ry'Imana, niba urimo urajya gucisha, niba urimo urajya mu marozi, wenda kubwira ko nta juru uzabona, ndakubwira yuko nta hera wagera, ahubwo uzahora uri mu icuraburindi, wiza kuvangira abandi, wiza gutobera akariba k'abantu bamenye inzira ya Kristo. Ahubwo umenye yuko wagakwiye kuva mu byaha nawe ukaza ukiyeza. Turimo turavuga ku kintu cyo kwiyeza no kwitunganya. Iyeze witunganye nurangiza ubonere, maze Uwiteka amanuka kugirire neza. Uwiteka kuko ari mu ruhande rwacu, ngo ntago tuzigera dukena. Kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, abamenye iyi nzira ya Kristo, abo bararinzwe, abo barashinganye, abo bari mu kuboko kw'Imana, abo baraheraho Imana, kuko ngo ni Imana y'inyembabazi, ni Imana y'inyamahoro, ni Imana rubasha, ni Imana igira uhura barushye, ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana twizeye kandi twiringiye. Tuzi neza yuko duhagaze dukomeye nk'umusozi Siyoni. Burya ngo ntago twanyeganyezwa, tumere nk'abantu bubatse kuruza ku rutare. Tureke kuba nka wa mupfapfa wafashe inzu yakayubaka ku musenyi, aho imvura y'amahindu yagwa, aho imigezi yatemba igatembana ubugingo bwe, igatembana ibyo yubatse. Ahubwo twumere nk'abubatse ku rutare. Abubatse ku rutare ntago tuzigera tujegezwa. Kabone niyo haza umuyaga w'ishuheri, hakabone naho haza tsunami, kabone naho haza iki, nta kintu cyabasha kuba cyatujegeza. Ariko ngo abamenye iryo zina bakaba biyeza bakitunganya, abo barinzwe n'ukuboko kw'Imana, abo barinzwe n'imbaraga z'Uwiteka. Bene data rero, mureke twiyeze, mureke twitunganye, kuko igihe kirageze. Reka ubwo Kristo azahamagara abera be, azagusange muri ba bera be. Reka ubwo Kristo azabaje kujyana intama ze, nawe uzisange muri icyo gitabo cy'ubugingo. Byaba bibabaje kuba warakoreye Imana, byaba bibabaje kuba urimo uravuga ijambo ryayo, byaba bibabaje kuba uri umuhanuzi, byaba bibabaje kuba uri umudiyakoni, byaba bibabaje kuba uririmba muri korari, ariko utaramenya ikintu bita kwiyeza no kwitunganya. Ko Kristo naza kudutwara, azatwara abera, azatwara bitunganyije, azatwara abameze neza. Reka twambare wa mwambaro wera, tureke kwambara umwambaro w'ibirura, ahubwo tugaragaze ibyo twagakwiye kugaragaza, tunakora ibyo twagakwiye kugaragaza. Burya ngo inzira zacu ziragoroye, inzira zacu ntago dukeneye ko zazama amahwa, kabone naho Satani yagutera. Mwene data, ibuka ko ari Imana yaguhamagaye, kandi uwo muhamagaro uwumvire. Wirinde rero ikintu cyagutandukanya n'ubwiza bw'Uwiteka. Uri mugana muri bya byaha, uri mugana mu bintu bidasobanutse, uri mugana mu busambanyi, uri mugana mu kwiyahuza ibiyobyabwenge, urarara ushwana n'umugore wawe, urarara ukora ibidakwiye, urarara mu bapfumu, urarara uterekera. Ariko Mana we, manuka uturengere kandi udukize ingoyi y'umwanzi Satani. Uduhe kukwerera, uduhe kugukorera, uduhe kugendera mu kuboko kwawe. Abamenye inzira, mureke twige kwiyeza, mureke twige kwiyeza. Twiyeze. Natanze urugero ndavuga ngo umwana ntago yaba ari umwana wawe ngo nurangiza ngo ujye kumugaburira ku meza asa nabi, afite ibiganza bisa nabi, urabanza ukamwoza, ukamuha isabune n'amazi agakaraba. Natwe rero ni nkuko tutajya kwa data ngo tumusabe ibyo dukeneye, burya ngo twubakiye ku byaha. Mureke twiyeze tunitunganye aho tugenda hose, kuko Uwiteka warahari mu buzima bwacu kugira ngo abashe kuba yagira icyo yakora. Muririmbyi arongera aravuga ngo uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Nta wundi twakiyambaje, nta wundi twagahamagaye uretse Imana Data yiturengera mu bitugerageza. Iyi Mana Data yumva gusenga kwacu, yumva kuganya kwacu, yumva amarira yacu n'imiborogo. Ariko burya ngo nawe icyo usabwa ni ukugira ngo uyitunganire. Were emera kwera. Muri iyi minsi ya nyuma abantu ntibacyumva ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ryayo. Ubuhanuzi bwa mbere burya ngo ni ibyo bitubwira, ibyo yanditse mu gitabo cyayo. Reka rero twe twamenye iri jambo, twige kwiyeza,
twige kwitunganya maze tubashe kuba twatunganya imitima yacu. Ubwo Kristo azabaje azamanuke atumanukire natwe atwandike muri cya gitabo cy'ubugingo, maze tugere mu gihugu cy'abera, tugere mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo gihugu burya ngo nta nzara ibayo, nta n'inyota ibayo. Rero twe turimo tusiganirwa kuri uyu murimo, mureke twige kandi tubashe kuba twanoza uyu murimo wa data. Uyu murimo wa data turawunoza gute? Twiyeze, twitunganye kandi tuvuge ibyo twagakwiye kuvuga, tugende nk'abakristo. Abakristo birinda icyaha n'igisa nacyo kugira ngo iyi nzira yacu ihora iboneye. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye mwe mwamenye iyi nzira, ndabashimiye mwe mwamenye inzira yo kwiyeza mukitunganya. Ntago ngo bikigoye kuko ngo umwambaro wera waratabutse kugira ngo twese tubashe kuba twakwigererayo. Reka twiboneze n'imbaraga z'Uwiteka, twiboneze n'amaraso ya Yesu Kristo, twiboneze igihe kitaragera kitaraducika, kuko ngo hari igihe kizagera Kristo akavuga ngo mugende mwankozi z'ibi bimwe, ngo ntago nigeze mbamenya. Haranira kugira ngo rero ntazakubwire gutyo, ntuzabe muri bamwe bazabwirwa gutyo, ahubwo kuko wemeye gukurikira iyi nzira, ukamenya akagakiza, ukamenya iyi nzira y'umusaraba, emera kugira ngo ujye wiyeza, witunganye kandi wirinde icyaha n'igisa nacyo. Mwene data, kugira ngo ubu bwami duteganyirijwe, ubu bwami ngo uru rurembo ndarugukumbuje, uru rurembo rufite byose twifuza, ngo rwubatswe n'izahabu, rwubatswe rurashashagirana, nta nzara nta n'inyota iriyo. Bene data, mureke rero dukangukire kugira ngo twiyeze, twitunganye maze tubashe kuba twabona ubu bwami bw'ijuru. Ni ku Uwiteka n'ubundi avugana namwe amanywa na nijoro, aradusaba kugira ngo twitunganye, twimerere nka shelegi cyangwa tumere nk'ubwoya bw'intama, kugira ngo Imana ibone aho imanukira ikorera, Imana ibone inzira inyuramo. Burya ngo ntago umwami ushobora kuba wamukeza ngo nurangiza ujye gukeza n'undi. Burya ngo no muri iyi si abanyacyubahiro uzareba ahantu baba bicaye, baba bahateguye inzira bari bunyuremo, baba baziteguye, babashyiriraho ama red carpet yo kugira ngo batambukeho. Ariko twebwe gute? Uyu mwami w'abami uri hejuru ya byose, Imana isumba byose, gute tutabasha kuba twakwera kugira ngo imitima yacu ibona aho ibasha kuba yatuza imbaraga z'Uwiteka? Mwuka wera ntago ajya atura ahantu hatari umucyo, Mwuka wera ntago ajya atura ahantu hasa nabi, Mwuka wera ntago ajya atura kuri ibyo byaha. Ibyo byaha tuve mu byaha, niturangiza twijijukire, kuko Imana yo yaduhaye ubwenge ngo dutekereze kabiri. Ahubwo reka kumvira iryo jwi rya Satani rigushora, rikagushora mu bidafite umumaro, rikagushora mu bigushuka, rikagushora mu bidasobanutse. Ahubwo we nurangiza wisanishe n'ubuntu bw'Uwiteka, urebe ko, wibuke ko waremwe mu ishusho y'Imana. Iyo shusho y'Imana irera. Haleluya! Yaturemye mu rukundo rwayo, iturema mu buntu bwayo. Rero mureke tuyubahishe kandi twige kubaho dukiranutse, twige kubaho tunezerewe, kuko Imana yo izi ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero shalom shalom, Imana ibaha umugisha. Iki cyigisho cyagira ngo kigukangurire mu kwiyeza no kwitunganya, kugira ngo ibintu byawe bibashe kuba byabona ishusho Uwiteka abona aho yamanukira, aze mu mutima wawe. Mwuka wera amanuka gusure, amanuka gumya gukoreshe. Mureke tureke ikibi n'igisa nacyo, twihanire kureka, tureke kwihanira kongera kugira ngo ejo twihane. Kabone nawe Uwiteka tubwira ngo naho ibyaha byatukura tukutuku, Uwiteka witeguye kubyeza. Ariko burya ngo twiyereze kugira ngo tureke, kugira ngo Imana ibona hica, ibona aho ikorera imirimo yayo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabashimiye cyane. Mukomeze mukande kuri subscribe kandi mukomeze musangize ibi biganiro n'abandi, mugumye muhugurira abantu iby'ijuru. Mwe mwamenye iyi nzira y'agakiza kugira ngo tubashe kuba twagirana ubusabane n'Uwiteka. Yari Cyuzuzo Giovanni, amahoro y'Imana bane namwe. Amina.